Inkuru yacu tuyitangiriye aho tubona umukozi wo mu rugo aje azaniye umwana ibiryo kugira ngo arye ajye ku ishuri. Ubwo umwana yahise abifungura ubona ko afite agasuzuguro. Arangije ati ntago nshaka makaroni. Bimvana imbere nurangiza ujye kunkorera umugati n'icyayi nibyo nshaka. Umukozi ati ariko wari wambwiye ngo nkukorere noodles. Umwana ubwo yahise aterura isahani ibiryo bimena imbere ye. Umwana atangira kumutuka amubwira ati ese uracyahagaze aho ngaho, gira vavu ukureho bino bintu ubundi untegurire umugati n'icyayi njye ku ishuri. Akiri aho ngaho mama we yaje abaza ati ese nibiki byabaye hano? Umukozi ati ni Miss Lucy yari yambwiye ngo mutekere makaroni none arayanze ngo ashaka umugati n'icyayi. Umwana ati mama nukuri nshaka umugati n'icyayi. Mama ati Lucy uraza gukererwa ku ishuri. Umwana ati mama ariko nibyo nshaka kurya. Umugore ati James, umukozi wacu yitwa James, gira vuba uhanagura aha ngaha nurangiza ukora uwo mugati n'icyayi umuzanire, gira vuba vuba. Umugore ubwo yahise yicara. Barakwereka James ubwo yari ari mu gikoni, telefone yarasonye aritaba. Arangije ati Sarah umeze ute? Sarah ati meze neza. Nashaka kumva ukuntu kumeze. James ati meze neza, gusa ariko abantu nkorera bakomeza kumpa kwitekerezaho cyane. Sarah ati abantu ukorera? James ati nyine uyu mugore n'umukobwa wiwe barangora cyane pe, gusa ariko dukeneye amafaranga urabizi, ni abantu bikunda cyane. Sarah ati ihangane pe. James ati nose n'iki kindi nakora ntihanganye? Sarah ati mbabarira nyine nkeneye amafaranga make yo kugura imiti kubera ko iyo narindi gukoresha yarangiye. James ati kano kanya ubu nta mafaranga mfite ariko ndaza kugerageza kugira ngo mbone amafaranga. Sarah ati okay. Ubwo yaramukubye. Sarah yavuye kuri telefone ati mana yanjye ndakwinginze kugira ngo dufashe kubera ko ntacyo turi cyo tutagufite. Mama wa Lucy ubwo yari yicaye muri salo hari umuntu wakomanze, arahaguruka ajya kumufungurira. Barasuhuzanyije maze bajya kwicara muri salo kugira ngo baganire. Mama wa Lucy yabajije umushyitsi we ati ese ushaka ko twakiriza iki? Arangije ati munzanire ji nta kibazo. Ese ji irahagije? Hanyuma nta kintu ushaka cyo kurya kubera ko nyine chef wanjye hano yabigukorera rwose kandi biryoshye. Inshuti iti ji irahagije nta kibazo. Ubwo mama wa Lucy yatangiye guhamagara ati James ubwo yaraje yihuta ati unyihanganire mabuja hari ibyo narindimo mu gikoni. Umugore ati tegurira inshuti yanjye ikirahure cya ji kandi ugire vuba vuba hanyuma mva mu maso. Inshuti yiti Daniela, uyu mubyeyi yitwa Daniela, kubera icyo utigeze umbwira yuko ufite iboga riri gutekera? Daniela ati uriye uteka se? Ko mana yanjye. Inshuti yiti nukuri nyumva Daniela, kuba ari umuntu uteka ntago bisobanuye ko atari umuntu kandi iboga ari umuntu wese abona. Daniela ati Vela, kumbe wa mushyitsi we yitwa Vela, ati James ni umuntu ntekera hanyuma naramuzanye kugira ngo ajye ntekera kandi muhemba neza, ntabwo rero ari hano mu bindi. Ese ni gute njyewe Daniela nakwisuzugura nkazana umuntu utazi guteka? Vela ati nyine icy'ingenzi ntago bisobanuye ko umuntu w'umukire ashobora gufata umuntu nabi. Erega nanjye ndi umugore ukize, ibyo ngibyo ugomba kubimenya, hanyuma rero ugomba kwiga ukuntu uzajya ufata abantu neza. Daniela ati Vera nyine ndabyumva, gusa James icyangombwa ni serivisi yiwe nanjye nkamwishyura, hanyuma rero wikwigira nkaho yangiriye impuhwe. Vela ati Daniela nukuri ushatse wanyumva kubera ko ubuzima ntago ari umukara cyangwa umweru, abantu bose bagomba kumenya ibi ngibi. Ntago rero ugomba kwita ku muntu ugendeye ku cyari cyo cyangwa kuko ameze, wowe iga kwita ku bantu neza, ibyo birahagije. Daniela ati Vela ese waje kunsura cyangwa waje kunyigisha uko ngiye ngomba kuba mu buzima bwanjye? Waje kumarana igihe nanjye kandi ibyo birahagije. Vela ati okay nta kibazo, gusa ariko basubyumve. Ubwo barakomeje baraganira. Daniela ubwo yari ari mu cyumba, James yamusanze mu cyumba. Daniela ati ese urashaka iki? James ati umunsi mwiza mabuja, ese twavugana? Daniela arangije ati ese uratekereza ko ibyo tugiye kuvugana ari ingenzi? Ese ushaka kuvugana iki nanjye? James ati kubera ko nyine ndi umuntu ndetse ndanagukorera. Daniela ati urumva kuba uri umuntu se bihagije kuvugana nanjye? James ati yego mabuja. Ubwo yaramwitegereje kuva hasi kugera hejuru. Arangije ati hanyuma ushaka iki? James ati nyine urabibona nkeneye amafaranga pe, simbizi niba bishoboka ko waba umpaye avance kubera ko hari ikibazo cyihutirwa nshaka gukemura. Daniela ati amafaranga yanjye ntayo naguha. James ati ndakwinginze mabuja nukuri mbabarira kubera ko mushiki wanjye
wanjye nukuri ararwaye kandi cyane ndetse n'imiti yarari kunywa yamushiranye ndakwinginzemo amafaranga nukuri mwoherereza. Daniel ati hanyuma uratekereza ko wakora ikintu cyari cyo cyose kugira ngo ubone amafaranga? James ati yego. Daniel ati hanyuma ngaho ngwino utangire umase ibirenge. James ati pardon? Daniel ati yego ngwino umase ibirenge byanjye. James yaraje atangira kumasa ibirenge by'umugore. Ubwo James yatangiye kumumasa ibirenge. Ese James ubundi uri mu biki? Hanyuma mpinduye intekerezo zanjye hita unsohokera mu cyumba. James ati mabuja nukuri ndakwinginze aya mafaranga ndayakeneye. Daniel ati ntayo ndi buguhe nsohokera mu cyumba. James yarasohotse ariko agenda ababaye. Barakwereka Sarah aho yabaga. Yinjiye ubona ko afite ikibazo, ubona ko atameze neza. Arangije afata agatelefone ke kari kari ku buriri ahamagara musaza we. Musaza we aho yarari nawe yumvishe telefone isona aza yihuta kugira ngo yitabe. Arebye asanga ni mushiki we uhamagaye. Arangije ati ubu se none ndamubwira iki? Ubu koko noneho namubwira iki namubeshya iki? Ntago nshaka kongera kumutenguha Tena. Sarah aho yarari ntago bamwitabye. Yarongeye arahamagara Tena ariko ubona ko atameze neza. Ubwo yahise yikubita hasi. Musaza we yanze kumwitaba. Byaramucanze nawe aho yarari mu cyumba yagize agahinda. Barakwereka James ubwo yarahagaze ahangaha bisa nkaho hari umuntu ategereje. Hinjiye inshuti yiwe izimubaza iti hanyuma ko iki wamamagaye gitaraganya? James ati muvandi nukuri nkeneye ubufasha bwawe. Simbizi niba none urongera kunguriza. Nagerageje kuguza umumabuja wanjye. Reka ibyo ngibyo tubyirengagize. Icyo nkeneye nuko basi wanguriza udufaranga ndakwinginze. Ndashaka kugura imiti ya mushiki wanjye. Ubu sindi no kumwitaba pe. Inshuti yiti byibura wari kumwitaba rega. Ntago uzi impamvu yaguhamagaye. James ati ese ubwo nari kumubwira ngo iki? Ntago nshaka kongera kumutenguhana none. Inshuti yiti nta mafaranga mfite ariko hari ikintu gito hari mfite kuri konte. Sinzi niba hari icyo nyine icyo kintu cyamara. James ati ego mana cyakigura nukuri ndakwinginze ahubwo mbabarira pe. Konti yawe sinzi hariho ngangana gute ariko ndizeye ko hari icyaraza kumarira mushiki wanjye. Inshuti iti hanyuma se imiti ubwo nagura ni iyihe? Nicyo kibazo ngaho mbwira. James ati ese wagiye mu rugo ko ahaba uhazi hanyuma ukamubaza imiti akeneye? Kubera ko njyewe ntago najyayo uriya mugore ntago yamuruhushye. Araza kubikubwira rwose humura. Ubwo barasezeranye inshuti yiwe iragenda. Ya nshuti yiwe yageze mu nzu isanga umukobwa aryamye hasi. Amukozeho yumva ntari guhumeka. Ubwo yahise amuterura vuba amujyana kwa muganga. James ubwo yarazanye ji ku meza, Lisi ndetse na mama we bari kurya. James agiye kugenda umwana ati buretse. Ahamagara mama ati mama ese kubera iki uyu muntu yambara gutya? Mama ati ushatse gusobanura iki? Lisa ati yambara nabi ndetse nta nubwo mukunda. James yarebye ukuntu bamukiniraho ariko ko yarabizi neza ko ashaka amafaranga akomeza kwihangana. Ubwo yarigendeye ava aho ngaho asiga bari kumuseka. Barakwereka ya nshuti ya James ubwo yari iri kwa muganga. Mwibuke ko yajyanye mushiki wiwe. Muganga ati ntago ameze neza kandi kugira ngo amere neza birasaba ibihumbi 200. Inshuti ya James hari kanzibwira muganga iti muga nukuri kubona amafaranga angana gutyo aka kanya nukuri biragoye pe. Ese nta kindi kintu twakora kugira ngo basi mumuvure hanyuma icyo kintu tugikore? Muganga ati amafaranga nicyo kintu dukeneye kano kanya kugira ngo umukobwa amere neza. Bitari ibyo ngibyo araza kubaca mu myanya y'intoki. James ndabizi neza ko ari inshuti yanjye gusa ariko nkuko nabikubwiye ayo mafaranga mugomba kuyaduhereza ibihumbi 200. Inshuti iti okay ntacyo turaza gushakisha ayo mafaranga. Muganga ubwo yahise yigendera. Daniela ndetse n'umukobwa we bari basohotse mu nzu. James nawe yaraturutse mu gikari bisa nkaho bamubwiye ibyabaye kuri mushiki wiwe. Agiye gusohoka mabuja we aramuhamagara ati James ubwo yaragarutse. Umugore ati ese nta nubwo ubona ko tugiye? James ati nari ngiye kureba mushiki wanjye ameze nabi. Umwana ati ese uri umusazi cyangwa ntago ukorera hano? Nta namwe wemerewe kujya. James ati ese ntago uri kumva ko ndi kubwira ko mushiki wanjye atameze neza? Daniel ati ntuzigere wongera gutinyuka kuvugisha umwana wanjye gutyo hanyuma nta hantu namwe uri bujye. James ati ariko mushiki wanjye ntago ameze neza kandi ninjye muryango wonyine afite. Daniel ati ibyo se ni ibiki? Wibagiye ko ndi boss wawe? Icyo nakubwiye nuko nta hantu namwe urajya kandi nugerageza kugenda ntuyigere ugaruka. Ubwo bahise bamucaho baragenda. James yahise ahamagara ya nshuti ye arayibwira ati muvandi urabizi ukuntu nkeneye kano kazi. Ese niki kintu ushaka ko nkora koko? Inshuti iti James hari umwanzuro ugomba gufata nta kindi kintu witayeho. Erega ni mushiki wawe. Ubwo James yaje yihuta kwa muganga azabaza inshuti yiwe ati ese ameze ati? Inshuti iti ntago ameze neza nyine nawe urabyumva.
amafaranga arakenewe cyane James kugira ngo mushiki wawe amererwe neza. James ati ikibazo ni ese turakuraho amafaranga. Inshuti iti ngaho vugana na boss wawe. James yarumiwe ndetse abura n'icyo akora. Yarabizi neza ibyo nyirabuja yamubwiye. Arangije abwira inshuti iti babarange kureba ukuntu uko ameze. Ubwo yaragiye mu cyumba yitegereza mushiki we ukuntu ameze, biramubabaza ko ntacyo ari kumufasha. Barakwereka baratashye basanga umusore ntabwo ari mu rugo. Daniela ati ndumva narakaye cyane. Ibaza ko umwana wanjye yamaze amasaha 3 ategereje umuntu wamwitaho. Inshuti yiwe Vera irangije iti ariko Daniela, uriya musore bigaragara nkaho ari umuntu wita ku bintu byose. Ngiye ntekereza ko hari impamvu atari hano yagiye. Daniela ati ariko iyi ni inzu yanjye. Umwana wanjye agomba kuba ari we responsibility ya mbere mu matwi ye. Ngiye uri kumva nitaye ku byari kunyuramo se. Hanyuma ndatekereza uyu ari umunsi we wa nyuma wo gukorera hano. Araza kumvira mu nzu uyu munsi. Inshuti ye iti Daniela ufite gutuza. Akivuga gutyo wa musore yarinjiye. Daniela yahise ahaguruka vuba n'umujinya, yahise amukubita urushyi. Arangije aramubaza ati uvuye he? Inshuti iti Daniela urakora ibiki? Ese uyu n'umwana ukubita ntabwo ubona ko ari umuntu mukuru? Daniela ati hanyuma uvuye he nicyo nakubajije? James yatangiye kurira. Arangije ati mushiki wanjye mutoya yari yaguye hasi. Inshuti ya Daniela yarababaye. James ati nari nagiye kwa muganga kureba ukuntu uko ameze. Rero mvuye kwa muganga. Hanyuma muganga yatwatse amafaranga. Rero ngo nituba tudafite amafaranga ntago turaza kumubona. Daniela ati hanyuma ibyo ngibyo birandeba. Mushiki wawe aramutse apfuye ugira ngo njye hari icyo bimbwiye. Nari nanakubujije mu gitondo ko utari buve muri uru rugo. Hanyuma urangije uragenda. Uzi ukuntu bigiye kugenda? Ndavuze ngo pakira utuntu twawe twose umvire mu rugo. Ndakwirukanye. Vera ati Daniela uramwirukanye kubera ko yari yagiye kureba mushiki we kwa muganga. Daniela ati yasize umwana wanjye wenyine. Vera ati Daniela ntago Lisi ari umwana mutoya afite imyaka 10 nawe ashobora kwiyitaho. James yarapfukamye ati mabuja nukuri ndagusezeranya ko bino bitazongera. Daniela ubwo yahise amutaho ngaho arigendera. Vera ubwo yahise amwegera arambwira ati humura reka njye kuvugana nawe. Ubwo bahise bagenda bava aho ngaho. Vera yagiye mu cyumba asanga Daniela mu cyumba kugira ngo baganire. Daniela ati urakora iki hano Vera? Vera ati umbabare ntuzamura ijwi hejuru kubera ko njye ntago ngukorera. Njye winyitwaraho gutyo. Yari yakubwiye ko mushiki wiwe atameze neza ari kwa muganga. Hanyuma uramuhagarika. Daniela ati nyine nabikoze. Vera ati Daniela ese wabaye se kibiryari? Niwe muryango wenyine afite ndetse niwe uri kumurwanaho. Ariko yakwatse urushyura rumwima. Ese niba ari kubona mushiki wiwe ari gupfa umushahara byibura afata azawutanga kurindi. Daniela ati Vera njyewe umuntu nahaye akazi ni James ntago nahaye akazi umuryango wiwe. Vera ati Daniela nukuri ukwiye kwiga ukuntu ugomba gufata abantu neza. Iri jambo si ubwa mbere rimubwiye. Hanyuma niba utize gufata abantu neza uko byagenda kose ujye umenya ko Imana ibiri kukureba kandi uzabyishyura. Kandi ndatekereza utazifuza ko ibyo bintu byaba. Ubwo yahise ava aho ngaho arigendera. James ubwo yari ari mu gikoni ari kuri telefone. Vera yarinjiye ahita amubaza ati ese ni amafaranga ngaho ukeneye? Ndabizi neza ibintu byose wavugaga nabyumvise. Hanyuma ni amafaranga angana iki muganga ari kubaka? James ati ni 200,000. Vera ati 200,000 kubera iki se Daniela atari kuyaguhereza kandi numva ari make? James ati yambwiye ko atayishyura kandi ntarigeze mukorera ngo kwezi kuzuri. Vera ati okay nta kibazo ndaza gukoreza amafaranga. James yarikanze aramubwira ati rega ni 200,000 ntago ari amafaranga make. Vera ati oya nta kibazo ahubwo mereza telefone yawe ndaza kukohereza amafaranga. Ubwo yafashe telefone yandikamo nimero yiwe. James ati nukuri urakoze cyane nzakwishyura. Vera ati ntago ari ngombwa ko nyishyura ubifate nkaho nkugiriye neza nta kibazo. Nyine no gutabara ubuzima bw'umuntu nta kindi wowe bifate gutyo. James yarishimye cyane aramubwira ati urakoze cyane Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha pe kandi ikomeze kukurinda. James yagiye gusura umuvandimwe we kwa muganga noneho baranavugana. Mushiki we ati Mana we ndumva nshaka gushimira uwo mugore ni marayika Imana yatwoherereje. James ati Imana yonyine niyo yatumye biba nanjye ubwanjye natunguwe. Barakwereka Daniela ubwo yari ari mu cyumba ateruye keke yanditseho happy birthday. Arangije ati yashize imyaka 25 ubwo twakuburaga gusa ariko mba numva rejo. Isabukuru nziza muvandi. Nizere ko basi wishimye aho uri hose. Ndagukumbuye cyane. Barakwereka Lucy ari kumwe n'agashuti kiwe bari barimo gukina. James ubwo yabazaniye ibirahure 2 bya juice. Aka kana k'inshuti ya Lucy ubwo kashimiye James kati urakoze nyakubahwa. Lucy arangije ati umuhamagaye ngo iki? Nyakubahwa uyu nguyu ni umutetsi wacu niwe uduserva ibiryo. Ka gashuti kiwe kati ndabizi neza ko ateka ariko wibuke katuruta. Niyo mpamvu nyine ngomba kumwita uncle.
Lisa ati mana yanjye njye nta n'umunsi n'umwe azigera mbera anko ndetse kano kanya ubu nakora icyo nshaka cyose uzi ukuntu umutegeka. Inshuti iti usobanuye iki? Lisa ati reka nze mbikwereke. Ubwo yahise ahamagara James ati James ngwino hano, ubona ko gafite agasuzuguro kenshi. James ubwo yaje yihuta. Umwana ati pfukama hasi. James ati pardon. Lisa ati ndabizi neza ko wanyumvishe ndavuze ngo pfukama hasi. Inshuti yari yumiwe. James ati kubera iki? Ka gashuti kiwe kati ese kubera iki uri kumubwira gutyo? Erega ntago ari umukozi wawe. Lisa ati ndabizi neza ko atari umukozi wanjye ariko aradukorera. Ahita yindukira areba kwa James aramubwira ati nkuko nabikubwiye pfukama hasi. James ati oya kubera ko ntago ngukorera, nkorera mama wawe. Uretse ko na mama wawe ntiyatekereza kumbwira ngo nipfukame, ndetse niyo yabimbwira ntago nshobora gupfukama. Ikindi kandi ntago napfukamira kabeba nkawe. Lisa ati unyise ngo iki? James ati funga umunwa agira vuba, uri umwana udafite uburere, hanyuma ubutaha nugerageza kumbwira ubu bugoryi uzaba ureba ibyo nzagukorera. Umwana ubwo yahise yikubita ajya mu nzu. Ubwo yaje kuregera mama wiwe, kumbe disi kakana k'inshuti yiwe ni akana ka Vera inshuti ya mama we. Daniela yaratonganya ati ese kubera iki yanze gupfukamira umwana wanjye kandi yarabimusabye? Wa mwana wa Vera aranje ati ariko anti nukuri ntago byari bikwiye kabwira umuntu w'umugabo ngo amupfukamire, erega aramuruta. Hanyuma atangira kumusuzugura kuriya. Vera ati erega n'umwana wanjye mutoya arabizi ibyo ngibyo. Hanyuma uratekereza yibeshye? Daniela ati ariko ndamwishyura James, agomba gukora icyo umwana wanjye ategetse. Vera ati nyine uramwishyura nk'umuntu ugutekera, gusa kuba batekera ntago bivuze kumuhana. Ese Daniela kubera iki urera umwana gutya? Ese ufite ikihe kibazo? Ndabizi neza ko papa w'umwana yakubabaje akigira ku wundi mugore, gusa ariko ibyo ntago bisobanuye ko uzajya umurengera mu bintu byose n'amafuti ngo nukubera ko ngushaka ko yibagirwa papa we. Daniela reka nkubwire ikintu utaruzi, uri kurera nabi. Hanyuma rero kubw'impuhwe z'Imana n'urukundo rwayo ntago nzigera nongera kuzana umwana wanjye w'umukobwa hano, umwana wawe atazamwigisha imico mibi. Ubwo Vera yahise afata umwana we barahaguruka barigendera. James yafashe telefone ahamagara mushiki we aramubwira ati iyo bitaza kuba ari wowe ntago nakwifuza kongera kugaruka hano. Sarah ati ese uri seriye? Ari nako yifashe ku mutima bisa nkaho n'ubundi atameze neza. Nose uriya mwana mutoya niwe ugutegeka gutyo hanyuma nyina ntagire n'icyo abikoraho? James ati ndi gushaka kandi kazi kandi abizi neza ko Imana izadufasha tukakabona. Sarah ati humura bizagenda neza. Ubwo uko abivuga gutyo niko akomeza kwifata ku mutima. Ubwo yahise agwa mu ntebe. James ati Sarah. Yakomeje guhamagara Sarah. James akomeza guhamagara Sarah. Barakwereka ubwo Lisi ndetse na mama we Daniela bari bicaye muri salo bari kureba filime. Lisi ati mama ndashaka makaroni. Mama ati reka mpamagare James hanyuma yagutekere. Ubwo yarahamagaye ati James ubwo yaraje ariko atambaye imyenda yo mu gikoni. Umugore ati Lisi ashaka amakaroni. James ati wihangane mabuja ntago biraza gukunda. Daniela yahise ahindukira. James ati nkeneye kujya kureba mushiki wanjye. Yongeye yikubita hasi. Lisi aranje ati hanyuma utekereza yuko mushiki wawe uri ingenzi kurenza makaroni yanjye? James ati yego ni ingenzi kurenza wowe na mama wawe ndetse n'iyi nzu. Daniela ati ntukavugisha umwana wanjye gutyo kuko n'umwana muto. James ati ahari n'umwana ariko amagambo agira ntago ari ay'abana. Unyihanganire kuvuga ibi ngibi ntago wigeze umutoza imico myiza pe. Umukobwa wawe nta burere agira. Umugore ati nuramuka utekereje gusohoka ntiwigire wongera gutekereza kugaruka kuko uraba wirukanwe. James ati erega nemeye ibi byose kubera umuvandimwe wanjye, nindamuka mbuze kano kazi nzashaka n'akandi. Ubwo yahise abataho ngaho arigendera. Lisi aranje abwira mama ati mama none se noodles zanjye? Umugore ati wihangane rero kubera ko ntago najya mu gikoni, hanyuma wagenda ugafata ibyo ushaka, hari umugati hari icyayi, ukoresha ibyo ushaka si ngombwa noodles. Umwana ati ariko mama nkeneye amakaroni niyo nshaka. Mama ati ariko nta kindi kintu ngiye nabikoraho sinshaka kujya mu gikoni. Umwana ubwo yahise yivumbura aragenda. James ubwo yageze kwa muganga abwira muganga ati muga ndakwinginze ukora ibishoboka byose. Muganga ati igisubizo cy'uko yamererwa neza nuko twamubaga kubera ko nitugumye kumurebera gutya araza guhumeka umwuka wa nyuma turi kureba. James ati mushiki wanjye ntago yapfa. Daniela ubwo yari ari mu cyumba ari kwitunganya telefone yo yarasonye. Ubwo yicaye ku buriri aritaba. Detective Mike niwe wari umuhamagaye. Arambwira ati ngufitiye amakuru meza, mushiki wawe yabonetse. Daniela ati mushiki wanjye yabonetse? Detective Mike ati humura n'ubundi ntago yari ari kure yawe, hanyuma ndaje nkoherereza aho ari ubundi ujye kumureba. Ubwo yahise ahamagara inshuti yiwe Vera. Arambwira ati
Vera, umuvandimwe wanjye yabonetse. Ndishimye pe, ntago wakumva ukuntu nishimye. Ubu icyo ntegereje nuko detective anyohereza address ubundi nkajyayo. Daniela ubwo yarasohotse mu nzu agiye kureba wa mushiki wiwe ari, yakubitanye na James. Abaza James ati urakora iki hano? James ati nanje kureba umushahara wanjye nakoreye. Umugore ati ntawo ndi buguhe. James ati erega naye nakoze ibyumweru bitatu, ushatse wampereza umushahara wanjye. Daniela ati uri gutekereza ko ibyo urabimbwira se bigakunda, nta mafaranga ndi buguhereze. James ati ese ko ndi kukwaka umushahara wanjye nakoreye, harwo ndi kugusaba? Umugore ati hamagara polisi noneho abariyize. James ati ushaka kumamagara polisi? James ati ntago uri Imana nawe urabizi, gusa ariko ndagusezeranya uzabura ikintu kimwe cy'ingenzi mu buzima bwawe kurenza ayo mafaranga. James ubwo yahise yisohokera. Bagarutse kwa muganga. Muganga areba umukobwa we n'inshuti yiwe bari bahagaze aho ngaho. Ubwo yumvise umutima niba uri gutera, aranje ati ufite kumutwara James, wihangane kubera ko yapfuye byarangiye. James yaguye mu kantu n'inshuti yiwe. Inshuti yiwe yaramwegereye ko yari bizi neza ko atari inkuru yo kwakira ako kanya. James yavugije induru biramucanga. Bwarakeye mu gitondo, Vera ndetse na Daniela baza kureba ko wari babahaye location yaho umuvandimwe wiwe ari. Barahageze, barinjiye, binjira muri rwa rugo mushiki wa James yabagamo. Nyagasani, basanga nta muntu urimo. Vera arebye inyuma ku gikuta, abona ifoto ya James n'undi mukobwa ku gikuta. Daniela ati James, ubwo bose byarabacanze. James ari kumwe n'umuvandimwe wanjye. Hanyuma uratekereza se barakundanye? Bose byarabacanze. Barasohotse bageze hanze, nabo byari bibacanze ibyo bari babonye. James ubwo yaraje n'umujinya mwinshi ati murakora iki hano? Vera ati James ati ntago ndi kuvugana nawe, ndimo ndabaza uyu murozikazi urakora iki hano? Uje hano kunseka hanyuma ukanishima ko watsinze? Daniela ati ese uri kuvuga ibiki? Ubwo yahise ashaka kumurwanya, ya nshuti yiwe biramufasha. Daniela ati ese kubera iki uri gukora ibyo byose kandi ntaje no kukureba? Ngenje kwirebera umuvandimwe wanjye. Inshuti ya James iti ngo iki? Vera nawe ubwo yari ikanze. Inshuti ya James irabaza iti ese ninde muvandimwe wawe hano? Vera ati mwese mutuze mbabwire, Daniela yaje hano kureba umuvandimwe we. Hanyuma iyi address niyo baduhaye ko ari hari. Ese kubera iki James ari hano we? Inshuti yiwe yarumiwe. James ati ese ibi ni ibiki murimo? Ngewe ntago nkeneye umwanya w'ibi, nabuze umuvandimwe wanjye, mvira mu rugo vuba vuba. Daniela ati ndi hano kureba umuvandimwe wanjye, uwo nabonye muri kumwe mu ifoto. Ura n'umuvandimwe wanjye. Ese uri kuvuga ibiki? Byarabacanze ndetse James arumirwa. James ubwo yaje kubasobanurira, ababwira ko atari mushiki we mu maraso, ahubwo ari w'ababyeyi biwe bazanye, bari baramutoraguye baramurera ndetse akura ari nka mushiki wa James. Nyuma yo kubasobanurira, Daniela ati hanyuma se ari hehe? Inshuti ya James iti ntago ahari, yapfuye. Daniela yahise aseka ati ngo iki? Hanyuma urasobanura iki? James ati wivuga ibintu by'ubucucu se nyine. Umuvandimwe wawe uri kuvuga kano kanya niwe nakwingingiraga ngo umpe umwanya njye kumusura. Hanyuma wakoze iki? Waravugaga ngo hoya. Niwe muntu nakwingingiraga ngo umpe amafaranga njye ndeba muvuze. Ese wakoze iki? Warabyanze. Niwe muntu wifurije gupfa. Uwo muntu rero yari umuvandimwe wawe. Daniela byaramurenze. Hanyuma uri kubyumva kano kanya kubera ko yapfuye. Daniela yararize, arangije ati James ko iki utanyenginze? James ati ariko wasaze. Agiye kongera kumukubita, inshuti we yaramufashe. Igihe nazaga kukwinginga cyose nkubwira ngo unyishyure umushahara wanjye ukawunyima kugira ngo ntabare ubuzima bwiwe, wakoze iki? Icyo wakoze ni ukumpakanira nta kindi. Daniela ndetse n'inshuti yiwe bahagurutse aho ngaho baragenda kubera ko James yari yarakaye cyane. Bageze mu rugo, Daniela kwiyakira biramunanira. Daniela ati niyiciye umuvandimwe. Vera nukuri yaranyinginze igihe kinini, gusa sinigeze mwumva. Hanyuma uzi ukuntu yambwiye ngo nzabura ikintu cy'ingenzi kurenza amafaranga. Kano kanya rero mbuze umuvandimwe wanjye. Ese ibi ni ibiki koko nakoze? Vera ati ndabyumva, ibintu dufite ni ingenzi, gusa ariko icyo tuba dukeneye cyane ni ubumuntu. Ndabizi neza ko James yamuhaye ubuzima kandi bwiza. Daniela yakomeje kurira ariko nta kundi byari kugenda. Daniela yabyutse ajya gukomanga. James arasohoka aramubaza ati uri gukora iki hano? N'inshuti yiwe yarasohotse. Daniela ati ndakwinginze James, basi mbabarira unyumve. James ubwo yikojeje mu nzu. Inshuti iti ushatse wavana ukagenda. James ubwo yasohokanye umuhoro. Ubwo yaraje yinginga inshuti yiwe Vera, arangije ati ndabizi neza ko ibyo nakoze ari amakosa, mbabarira basi wowe kubera ko arakumva ugende umunyingingire umunsabira imbabazi, umumbwirira uti basi nambabarire nkingure umuvandimwe wanjye mu cyubahiro. Vera yagiye kwinginga James, ambwa ati James
ndakwinginze njyewe basi unyumve, urabizi ko nabaye hafi mushiki wawe, ariko ndakwinginze basi ureke Daniela akore ibyo akwiriye gukora kugira ngo basi twubahe mushiki wawe tumushyingure neza. James ati kuba mbikoze rero ntago ari kubwa Daniela, ahubwo mbikoze kubwawe kubera ko koko wabaye mu ruhande rwe. Daniela yakomeje kuza kwinginga James kugira ngo amubabarire. Igihe cyo kumushyingura cyarageze, ubwo bari bicaye Daniela ati ni umunyamahirwe kuba yari afite musaza we umwitaho kuriya. Ndabizi neza ko yabaye mu buzima bwiza ubwo yari ari kumwe na James. James, warakoze kubwa buri kimwe wakoreye umuvandimwe wanjye, warakoze kubw'urukundo, warakoze kubwo kumwitaho, warakoze kwitanga cyane. Ni ukuri warakoze cyane, sinzi ko nagushimira. Imana izaguha umugisha. Ubwo abandi baratashye, Daniela n'inshuti ye na James n'inshuti ye basigara aho ngaho. Daniela ati James, ni ukuri warakoze cyane. James ati ibyo nakoze byose nabikoze kubw'urukundo, ndetse n'ibyo namukoreye byose ni uko yambereye umuntu mwiza. Ibyo bindi rero ni ubusa rwose. Daniela yari yaramusabye kugaruka mu rugo, ariko James ntago yabyumvaga. Inshuti ye yaje kumugira inama arabyumva ndetse aranagaruka. Akiri aho ngaho, Lisi yaje yirukanka aranje ati Uncle James uri hano? James ati umpamagaye ngo iki? Umwana yahise apfukama hasi aranje ati umbabarire Uncle James, urabizi neza ukuntu nakubereye umuntu mubi, ariko ngusabye imbabazi. James ubwo yegereye umwana aramuhagurutsa aramuhobera. James bamuguriye indi myenda ndetse yari yanamusezeranije kumushakira kandi kazi. Yagiye kwambara neza aza kwiyerekana. James amaze kugenda, Vela yarambwiye ati ese kukomeza kumureba gutyo cyangwa sha wamukunze? Daniela ati ese uri kuvuga ibiki? Bisa nkaho Daniela yatangiye gukunda uyu musore James. Aranje abwira Vela ati ariko disi ntago ari mubi, nyine ni bogari. Hanyuma utangiye kubyumva. James yatangiye kujya akoresha homework wa mwana w'umukobwa Lisi, bakicarana disi bakaganira kuko ibintu byari bimaze guhinduka. Daniela yaza agasanga bari gukora homework, ukabona ko bimushimishije. Noneho Vela yaje guhura na James aramubwira ati ndatekereza inshuti yanjye gukunda. James ati inshuti yawe nde? Vela ati Daniela nyine. James ati ankunda? Vela ati yego aragukunda pe. James ati ibyo se kandi byavuye he? Daniela inshuti yawe ntago yankunda pe, afite umutima mubi, unyihanganire kubivuga, ariko afite umutima mubi pe. Vela ati erega Daniela ntago ariko ameze, wowe nyizera gusa. Daniela yaciye mu bintu bikomeye cyane, hanyuma rero kugira ngo umuntu aze mu buzima bwe ni ukuri ni ikibazo, gusa ubu ngubu yarahindutse, ni umuntu mwiza, umuhereza amahirwe agerageze. James ati icyo kuvuga kano kanya ntacyo nzi. Vela ati si ngombwa ko unavuga rega, wowe uzajya ukomeza ubibona. Wowe mwereke basi urukundo, ureke kumwigizayo ndetse no gukomeza kumurakarira. Ibintu rwose bizikora, wowe nyizera. Barakwereka Daniela ubwo yari ari gutegura ibyo kurya abishyira ku meza. James yaje amusanga aranje ati unyihangane nabyutse nkerewe, ndi kugira ngo nihute cyane. Daniela ati nyine wihangane nagukoreye icyo kurya, mbabarira basi dusangire. James ati ndakwinginze wimpangayikira, ndaza kwiyitaho rwose. Daniela ati ese kuki utanyemerera basi kugira ngo ngukorere ibyiza? Kuki utuma nkomeza kwishinja amakosa cyane? Urabizi neza ko buri kumbabaza. Ndakwinginze icara basi dusangire. James ati okay nta kibazo. Ubwo yakuruye intebe aricara kugira ngo basangire. Barakwereka ubwo James yari yicaye mu ntebe ari kureba filime, Daniela yaraje amwicaye iruhande. James ahita ahaguruka. Kimara guhaguruka umukobwa ahita amwitambika. Aranje ati James ese ibi ngibi bizakomeza kugeza ryari? Nyine tuba mu nzu imwe, ese kubera iki komeza unyigizayo? James ati ni ukugira ngo ntazarenga umurongo. Daniela ati nagusabye imbabazi igihe kinini, ese kubera iki udasiga amakosa yanjye inyuma ngo mbabarire? Basi mbabara ndakwinginze umpa amahirwe, duha amahirwe. James ati ariko narakubabariye byararangiye. Daniela ati ni ukuri nkwiyumvamo, ese ntago ubibona? James byaramucanze arigendera. James ubwo yari ari gutemberana n'inshuti yiwe, yaramaze kumubwira ibyo umukobwa yamubwiye nijoro. Inshuti ye iramubaza ati ese wowe mwiyumvamo gute? James ati ubundi se nubwo nawe mwiyumvamo hari icyo bimaze? Yarahindutse pe, ndetse ari kugerageza kuba umuntu mwiza. Gusa ariko se ni gute nakwibagirwa ibyo yankoreye? Inshuti iti kubera ko utari we, wowe uri umuntu mwiza James, ntago umeze nka we. Niba umukunda
ntago ntekereza ko hari impamvu bitakunda rwose ko mukundana, nta nubwo uzi uw'Imana erega iba yarakubikiye. Ubwo yahise amutaho ngaho arigendera. Vera na Daniela ubwo bari bicaye muri salo bari kuganira, Daniela ati Vera ntago yizera ibyo namubwiye yuko ari ukuri, ubanza atanankunda. Vera ati Daniela ese ibyo ninde wabikubwiye? Daniela ati Vera ni ukuri nta kintu James yimye umuvandimwe wanjye, ruriya rukundo nta handi hantu warubona, ndetse nanjye ndarwifuza pe, ndifuza ko nanjye yankunda nk'uko yakundaga umuvandimwe wanjye. Bakiri aho ngaho bakiganira, James yaraje ahagarara ku muryango arumviriza, yumva ukuntu umukobwa ari kurira avuga ati ni umuntu mwiza, ni ukuri ndamukunda kandi ndamukunda cyane, ndamukunda n'umutima wanjye. Ibyo byose James yari ari kubyumva ko yarahagaze ku muryango. Umukobwa ati ndamukeneye mu buzima bwanjye. Barakwereka Daniela yatashye yasinze, James amuzana mu cyumba aramuryamisha. James agiye kugenda umukobwa yaramufashe aramubwira ati ndakwinginze wigenda winsiga hano, ese ntago ndi mwiza bihagije? James ati mabuje ni ukuri wasinze ukeneye kuruhuka, narindi kugufasha kugira ngo ubone uko ugera ku buriri, nta kindi rwose. Daniela ubwo yahise amubaza ati hanyuma se basura nkunda? Ndumva ndi njyenyine wigenda. James ubwo yaruriye igitanda araza muryama iruhande. Bwarakeye mu gitondo ubwo yarakangutse tangira kwireba. James ubwo yarinjiye araje aramubwira ati humura rwose nta kintu cyabaye, ntago njya mfatirana abagore basinze. Daniela ati koko se? Ubwo yarongeye arireba. Ubwo yahise amuhereza igikombe aramubwira ati ibi ngibi biraza kugufasha kuva muri hangover. James ati hanyuma rero reka mbe nigiriye mu cyumba cyanjye. Barakwereka James ubwo yarasinziriye mu cyumba cye, wa mugore yaraje amusangayo. James ubwo arakanguka yahise abaza umugore ati hanyuma hari icyo ukeneye? Daniela ati oya nta kintu nshaka, gusa nyine ntago nasinze ubu ngubu, noneho ibintu byose nakubwiye ejo byari ukuri, ndabizi neza ko ntakubereye umuntu mwiza, gusa ariko ndi kugerageza, gusa ariko agahe gatoya wampaye katumye mpinduka wese. Ndagukeneye James. James ati uravuga ibiki? Daniela ati ese James basi ntago nkubereye? Ese ntago ndi mwiza kuri wowe? Ndagukeneye mu buzima bwanjye James, ndakwinginze ntuvuge hoya. James ubwo yarahagurutse arangije aramwegera ati erega njye ntago ndeba ubwiza, icyo ndeba ni umutima, ndabizi neza ko wabitekerejeho neza ndetse ugasaba imbabazi ku byo wakoze byose, kandi humura narakubabariye. Daniela ati urakoze cyane. Daniela ubwo yahise amwegera arangije aramusoma. Barakwereka barararanye. Daniela yari yishimye arangije ati hanyuma ibi byo turabyita iki? Erega ntago relationship zose zigira amazina. Umugore ati ngaho mbwira basi se uri kubyicuza? James ati oya. Hanyuma se wowe uri kubyicuza? Umugore ati oya sinzigera nanabyicuza. Ubwo yarongeye aramusoma. Barakwereka ubwo bari bari mu gikoni, James na Daniela ndetse na Lesi wa mukobwa wa Daniela. Wabonaga ko ari umuryango noneho wishimye, bari babanye neza ndetse bari no gufashanya uturimo twa hato na hato two mu gikoni. Ubona ko ari umuryango noneho usigaye wishimye. Umukobwa yahise atuganirira ati ubuzima buratangaje, nahoze ndi umugore wibana njyenyine, ariko uyu munsi ndi kubona impamvu abantu bakennye bahora bishimye bidahagarara, kubera ko bafite abantu banyabo iruhande rwabo, abantu babafasha. Nakoze amakosa menshi cyane mu buzima bwanjye, gusa ariko kuzana James nk'umukozi wanjye ni ikintu cya mbere cy'ingenzi nakoze, ni ikintu cyiza nakoze mu buzima bwanjye. Yego nabuze umuvandimwe wanjye, gusa nungutse umukunzi wa nyawe, umuntu uzakomeza kunyereka uruhande rwiza ndetse uruhande amafaranga adashobora kuba yagura. Ndi umunyamahirwe. Inkuru yacu tuyitangiriye aho tubona umusore urimo gukina game muri salo. Barakwereka undi mukobwa wari uri kumanuka mu cyumba asa nkaho yambaye ikanzu nziza. Arangije turiteguye, ngaho mbwira nambaye gute? Uwo musore yamurebye nabi arangije aramubaza ati ibyo ni biki wambaye? Umukobwa ati ni ikanzu. Umusore arangije ati ni ikanzu nyine ndayibona, gusa ariko ntago nabikunze. Hanyuma urabiza hano tugiye, abantu baraba bahari urabayobewe. N'uburakari bwinshi bwahise abwira umukobwa ati ngaho jya hejuru wongere uhindure uze tugende. Umukobwa ati ebuka ese iyi kanzu ifite ikihe kibazo? Umukobwa yarababaye arangije asubira hejuru guhindura imyenda. Bagiye mu kirori bari kujyamo. Barakwereka umukobwa yarahinduye n'ubundi yambara kositime, gusa ariko yaranaberewe n'ubundi. Umukobwa yari umushushanyi mwiza, yari yashushanyije inzu ndetse anatwara igihembo. Bamukomeye amashyi baramushimira. Ndetse hano hari umugabo ubona ko ari umugabo
ubabaye cyane. Bahanye ciyazi bisa nkaho ibirori birangiye. Barakwereka hano hari umugabo ukomeje kugaragara nkaho ababaye. Yabonaga nta muntu umwitayeho, arangije arahaguruka. Wa mukobwa amaka. Umugabo we yarambwiye ati felicitation chérie. Umukobwa ati urakoze cyane mukunzi. Bisa nkaho uyu mukunzi wiwe atamwishimira ndetse n'ibyo akora. Yagize ngo agire ibyo amubwira ahita amwirengagiza avugisha abandi bantu bari bari aho ngaho. Ndetse arangije ahita amutaho ngaho. Umukobwa akiri aho inshuti yiwe yaraje yirukanka iramuyambira ndetse aramusoma, gusa amaka ntago yari yishimye. Wa mugabo ubwo yabaciyeho. Amaka ati ni ukuri uhagereye mu gihe. Umugabo yakomeje kubumviriza, ugakomeza kwitegereza amaka. Inshuti yiti ese ebuka kubera icyo ari kwitwara kuriye, kuki ari kwitwara nkaho kiriya gishushanyo ari wowe wagikoze. Akiri aho ngaho hari agasore k'akana gato yakaje karangije kati hayi, amazina yanjye nitwa Tobias, ndi umunyeshuri muri kaminuza, hanyuma nubonye igishushanyo cyawe ndetse ndi n'umufana wawe. Amaka ati urakoze cyane, hanyuma uri kwiga mu wa kangahe? Tobias ati ndi mu mwaka wa nyuma, ndi kugerageza kugira ngo mbe nabona akazi. Ibuka umukunzi wa amaka yageze aho ngaho, arangije ahita atwara amaka vuba vuba. Amaka agenda amubwira ati ariko rero abantu twari turi kuvugana. Tobias ubwo yahise yigendera ndetse inshuti ya amaka isigara yumiwe. Ya nshuti yiwe mu gihe yari gusohoka, amaka yaje yihuta ati Janet, kumbe inshuti ye yitwa Janet. Aramaze ati ese uragiye? Janet ati eregana naje kubera wowe, hanyuma rero urahuze. Amaka ati unyihanganire, nukuri ebuka yaraje kundeba kugira ngo nyine anyereke bashuti biwe. Janet ati ntago ari ngombwa gutsobanura ibya ibuka kubera ko ndamuzi. Amaka ati basi unyihanganire kubera ko yakuntwaye. Janet ati erega si ngombwa kunsobanura ibya ibuka, ntago rwose namurakariye. Erega ntago ngende gusobanura ko yakuntwaye, ahubwo wa mwana muto twari turi kumwe. Amaka ati kakana twari turi kumwe. Janet ati ese kubera ikiri kumbwira nkaho ari ubwa mbere mubonye? Ntago rwose ngiye ibuka yantungura, hanyuma rero imvura igiye kugwa, reka ngende nza kugerera mu rugo ku gihe. Amaka ati hanyuma ugiye kunsiga unsige muri aba bantu? Ubwo barasomanye barasezerana. Janet ahita agenda. Akiri aho ngaho haje wa mugabo, arangije aramusuza ati hayi. Umugabo ubwo yahise amuhereza ikiganza barasuhuzanya. Umugabo ati congratulations. Amaka ati urakoze cyane. Umugabo ati ese nakubaza ibibazo? Umukobwa ati nta kibazo wambaza. Ese iriya nyubako ni umwanzuro wawe wafashe wo kuyikora cyangwa hari undi muntu wagufashije? Umukobwa ati ni njyewe wabyitekerereje ndangije ndabikora. Umugabo ati ni byiza. Ubwo yahise abaza umukobwa ati ese twazasangira ibya saa sita? Umukobwa ati okay nta kibazo. Umugabo arangije ati njyewe rero nkorera muri Nexus Work City, hanyuma dufite project nshyashya iraza vuba, kandi muri iyo projet nkeneye umushushanyi mwiza. Umukobwa ati hanyuma se kuki utajya ujya gupresenta ibishushanyo byawe? Umugabo arangije ati nagiye inshuro 30 gukora ama interview ariko nta numwe wigeze anyumva. Umugabo ubwo yahise amuhereza ikarita, arangije ati niwitegura uzamamagare. Umukobwa ati nta kibazo Mr. Kennedy. Umugabo ati felicitation nanone. Umukobwa ati urakoze cyane. Ubwo bahise batandukana. Barakwereka ubwo bari gufata amafoto ku gishushanyo umukobwa yari yakoze. Eboka sheri we yakomeje kuza ateza akavuyo. Mama warangije ati oya, none se ubwo ko igishushanyo ari ikiwe kubera icyo uri kumwigiza? Ubwo yahise akurura umukobwa, wowe guma hirya, hanyuma ushaka kumwicira amafoto kandi igishushanyo ari wowe wagikoze? Ubwo bafashe amafoto ariko ubona ko umukobwa ababaye. Baratashye, umusore abwira mama ati mama ntago nigeze nishimira ukuntu wamvugishaga turi mu bantu. Mama ati hanyuma washakaga iki? Umusore ati mama ese uzi uburyo wamvugishagamo? Ngiye kinashakaga no gufata amafoto hanyuma nawe uzamura ijwi ryanjye uri kumvugisha mu bantu kuriya. Umugore ati nyumva kandi unyumve neza, uriya munsi wari umunsi wa maka, hanyuma rero ariya mafoto byari ngombwa ko agaragara cyane, hanyuma rero wageragezaga kumuhisha umuhagarara imbere. Umusore ati mama ngiye kinashakaga no gufata amafoto, ese ni ikintu kibi? Ese nago ngewe iriya timu nyibarizwamo? Mama ati ariko byari ngombwa ko ajya hagati kubera ko ni icyubahiro cyiwe, ni umunsi we. Umusore ati mama icyo nashakaga nge ni ifoto nta kindi, hanyuma sinamufashije se? Ni ngewe uri inyuma ya kiriya gishushanyo cyose, hanyuma ibyo nakoze ni ikihe kibazo kibirimo koko? Mama ati yego wamufashije, ahari wanishyuye, hanyuma wigeze ufata crayon urangije ushushanya iriya nzu? Ntabyo wakoze. Hanyuma kuki wumvaga ko ibintu byose waboneka kandi nta kindi gitekerezo wigeze umuha cyo gushushanya? Ntago rero iyo wari umwanya wawe, ahubwo hari umwanya wiwe kugira ngo agaragare. Mureke rero agaragare bamubone. Hanyuma ukiri umwana ninjye wubatse iyi company, papa wawe yaramfashije, yishyuye amafaranga yo gukodesha, yishyura amafaranga y'ishuri, yita kuri buri kimwe
kimwe ndetse akora ibintu byinshi gusa ariko ntago ari we wanditse business plan. Uranyumva neza? Umusore ati mama okay nta kibazo nakumvishe reka tubirekera aha ngaha. Barakwereka amaka ubwo yari ari mu gikoni ndetse ari no kuri telefone ari kuvugana n'abantu biwabo. Ubwo bari bamubwiye uti papa we wameze nabi, ariko babwira ati papa mwambabariye basi mukanyureza ifoto nkareba ukuntu umeze. Papa ati nta kintu ufite cyo guhangayikira mwana wanjye. Umukobwa ati hanyuma niba nta cyo guhangayikira gihari mwanyohereje amafoto nkareba. Ubwo bamwohereje ifoto abona amavi ya papa wiwe yagize ikibazo. Aranje ati papa ibi ni ibiki koko? Papa ati ntago nigize nshaka kukubangamira mwana wanjye. Umukobwa ati papa uri kuvuga ibiki kutashatse kumbangamira? Kuki Obima yampamagaye? Papa ati ahubwo mfashe kumubaza kubera iki yashatse kwigira umusirikare. Umukobwa bisa nkaho papa we yararwaye. Aranje ati papa kuki umeze gutya? Umukobwa yahise abwira Obina arambwira ati ufite gutwara papa kwa muganga ejo mu gitondo. Ubwo bahise bakupa. Akiri aho ngaho hari uwakomanze ku muryango ahaguruka ajya kumukingurira. Ubwo hinjiye sheri we Ebuka. Aranje arambwira ati umbabarire nyine nari. Umusore ati nasonnye inshuro nyinshi ndetse nagumye hano igihe kinini. Umukobwa ati nyihanganire. Umusore akomeza gutonganya ati nahagaze hari umwanya munini hafi minota 20. Umukobwa ati nakubwiye ngo mbabarira. Umusore ati mva imbere vuba. Umukobwa ati erega nari ndimo ndavugana na papa. Umusore akomeza kumutonganya ati sinkeneye ubwo bucucu bwawe uri gukomeza kumbwira. Amaka ubwo yahise amubaza ati natekereje ko uraza kurara kwa mama. Umugabo ati nahinduye intekerezo zanjye. Umukobwa ati okay nari nakoze ibya nimugoroba uramutse ubikunze nyine nazana tukarya. Umusore ati nago nshonje. Umukobwa wenye bari kumusubiza nabi ubwo yarigendeye. Ubwo umukobwa yasubiye mu gikoni akomeza gukora utwo yari ari kwikorera. Aranje ati sheri ese hari icyo waba uzi kuri Noxus Work City? Ni ya company ya wa mugabo baganiraga kare. Umusore ati ibyo se ni ingenzi kuri wowe? Umukobwa ati ni ingenzi kubera ko mu gihe kiri imbere rega mfite inama nabo. Umusore ati buretse gato ushatse kuvuga iki ko ufite inama nabo? Umukobwa ati mfite inama na CEO wabo. Umusore ati ni inama se yo kuganira ku biki? Umukobwa ati yambwiye ko nabo bakora ibintu byo gushushanya. Umusore ati ese no kubera rira jambo mama yakuvuzeho kubera kiriya gishushanyo wakoze? Umukobwa ati niko mbitekereza. Ngewe simbizi rwose ariko nyine niko mbitekereza. Umusore ati ni ryari se bagusanze bakubaza ibyo ngibyo? Umukobwa ati ubwo twari turi mu kirori nyuma y'uko mama avuze ijambo. Umugabo ati okay. Umukobwa yibutse ko yari atetse ahita yihutaza kuzimya gaze. Umusore yakomeje kuguma hano atekereza ubona ko hari ibyo ari gutekereza. Yahise ahaguruka amusanga mu gikoni. Aranje aramaza ati none se sheri harya uri gutekereza ko bari abantu ari kibagushakaho? Umukobwa ati erega urabizi ko nanjye ndi umushushanyi kandi ibyo bashaka kunyereka n'ubundi ni ibyo gushushanya. Umusore ati okay reka nzabanze mvugane nabo mbere. Umukobwa ati kubera iki? Umusore ati urasobanura iki ngo kubera iki? Hanyuma akazi kose bakubwiye uzajya uhita ujya kugakora? Ntago bizi neza ko bari abantu ari abantu bakora ibintu by'ukuri cyangwa ari abaskama, kubera ko ngewe na mbere hose sinigeze numva iyo Lexus Dunamis. Umukobwa ati ntago ari ibyo, ni Nexus Work City. Umusore ati hanyuma se ntago ari ibyo mvuze? Ubona kare kumubwira nabi. Umukobwa ati hanyuma se ntago ushaka ko nzajyayo? Umusore ati ibyo by'ibiryo ubundi wabaye ubiretse, ese ubundi mufitanye inama ryari? Umukobwa ati ntago turafata imyanzuro. Umusore ati hanyuma rero tuzajyana igihe uzagendera. Umukobwa ati okay nta kibazo. Ubwo yahise amwegera aramusoma. Ubwo umusore yahise azamuka mu cyumba, umukobwa nawe aguma mu gikoni ko yari ari guteka. Barakoreka mu gitondo, umusore yari yaryamye mu ntebe. Bisa nkaho uyu Ibuka ndetse na Amaka batabanye neza. Umukobwa yari agiye gusohoka, arangije abwira umusore ati ngiye rero ngiye kujya mu kazi. Ese wowe ntago uri bujye mu kazi? Umusore ati ndajyayo ninumva ameze neza. Amaka ati erega mama we ntago araza gukunda ibi ngibi. Umusore ati ese abantu mwandeka ubundi njyenyine? Nakubwiye ngo ndajya ku kazi ninumva ameze neza, rero wintera stress. Amaka ati hanyuma se uracyarakaye? Umusore ati Amaka niba ushaka kujya mu kazi jya gukora, wintera stress. Umukobwa ati nyihanganire. Ubwo yahise yisohokera ajya mu kazi. Amaka ubwo yageze mu kazi abaza sekretari we ati ese hari message nimwe wakiriye? Arangije ati hari email nakiriye, hanyuma no hanze hari umuntu ushaka kukubona. Amaka ati ngaho mureke yinjire. Ubwo hinjiye kakana baganiriye mu nama, kamwe gakunda ibishushanyo byiwe. Karangije ati waramutse mabuja? Amaka ati waramutse. Wa munyeshuri ati unyihanganire kuba naje kuri office yawe nta kwatsa appointment, unyihanganire. Amaka ati oh nta kibazo. Umunyeshuri ati mwijoro ryatambutse nashatse kukwereka ibikorwa byanjye, nukuri ibintu ukora biranyinsipira. Amaka ati urakoze cyane, ngahicara. Ubwo umunyeshuri yakuriye intebe aricara. Amaze kwicara ati ndabizi neza ko binatari byo, kandi ndabizi neza ko abantu benshi badashobora gukora ibi ngibi, gusa narinje nje kwaka
kwaka internship, niyo mpamvu naje hano ndetse mfite n'icyo nkwereka. Ubwo yahise akuramo ibishushanyo arangije abihereza Amaka. Amaka yitegereje ibishushanyo byiwe abonamo igishushanyo cy'isoko. Arangije ati isoko, hanyuma wigeze ujyayo? Umunyeshuri ati yego nagiyeyo. Amaka ati ibi bintu biri risike cyane, ntuzongere kubikora. Umunyeshuri ati erega mama wanjye acuruza muri iryo soko. Amaka ati okay, ni byiza rwose. Umunyeshuri ati urakoze mabuja, hanyuma reka ngusabe imbabazi rirya joro nyine nagiye bidakwiriye, twagomba kubanza kuvugana gusa ariko umbabajire. Umunyeshuri ati nta mpamvu yo gusaba imbabazi. Amaka ati nukuri ngomba gusaba imbabazi, erega bashaka kuvugana nanjye kubera ibyo ukora, ikindi kandi nanjye nibyo nkora, rero unyihanganire kubera ko nyine bitagenze neza. Hanyuma harya ushaka internship hano? Umwana ati yego mabuja. Amaka ati hanyuma nyine waje nta na appointment ufite? Wow, ariko ufite umutima ukomeye. Ibi rero binsobanurira byinshi ko ufite umuhate. Amaka yariyumviriye arangije ati urabizi hari ibintu byinshi n'ukuri twakorana, hanyuma uzaze gukorera internship hano nta kibazo. Umunyeshuri ati wow. Amaka atari koreka mbanze nkubwira ibi ngibi, ntago ndagera kure cyane hashoboka, nanjye ndacyatangira, ntago nzakwishyura amafaranga menshi, gusa nzatuma ukora cyane. Umunyeshuri ati ntago n'ukuri nitaye ku mafaranga, icyo nitayeho ni ukwiga ndetse nkazamuka. Urakoze kuba umpaye iyi opportunity, n'ukuri ndabigushimiye. Amaka ati hanyuma rero twatangira kuwa mbere. Ubwo amuhereza ibipapuro bye arangije aramubwira ati ngaho vugana na Fonke. Umunyeshuri yaramushimiye ati urakoze cyane. Amaka ati ngaho genda ubwire umuryango wawe ko wabonye internship, ubwo tuzongera kubonana kuwa mbere. Umunyeshuri ubwo yageze ku muryango arangije arongera ati Amaka ntuzahinduke kubera ko uri umuntu mwiza, igihe cyose uzahora uri umuntu mwiza, urakoze cyane. Amaka ati urakoze nawe. Umunyeshuri ubwo yarigendeye. Amaka ati nanjye nkwiriye gutangira umunsi wanjye. Yakiriye email iturutse kuri wa mugabo kuko yari yamwatse ko bahura. Ubwo yaramusubije arangije akomeza akazi kiwe. Barakwereka umukunzi we ubwo yari ari mu modoka, yagiye kubona telefone irasonye. Arayitaba ati umeze mwiza? Amaka ati birasa nkaho uri muri mood nziza. Ibuka ati ndi muri mood nziza kubera ko mu ijoro ryatambutse nasinziriye neza rwose, niyo mpamvu umeze neza. Hanyuma umeze ute? Umukobwa ati meze neza, ndatekereza nawe umeze neza. Ibuka ati umbabarire kubw'ijoro ryashize, nyine nari mfite stress nyinshi. Amaka ati ndabizi nta kibazo rwose. Umusore ati nukuri nyihanganire. Amaka ati nakubabariye humura. Hanyuma se nta makuru na make wigeze umenya kuri Nexus Group? Umusore ati yego nyine hari ibyo nabonye bikeya. Hanyuma ndi mu nzira njya kuri ofisi, ningera kuri ofisi ndaza gucukumbura byinshi ndaza kubwira. Amaka ati erega banyereje email kandi nanayisubije. Ibuka ati mbabarira basi nka saa 8 ndaza kukubwira, reka babe bategereje. Ubwo umukobwa yarakopye arangije akomeza akazi. Barakwereka hari imodoka yari iparitse y'umukara, isohokamo umugabo wa mbere, hasohokamo undi wa kabiri, hahita hasohokamo Ebuka umukunzi wa Amaka. Binjiye muri ya nzu ya wa mugabo witwa Kenneth. Arababaza ati mwiriwe neza abagabo, ni gute nabafasha? Ibuka ati umugoroba mwiza, amazina yanjye nitwa Ibuka, dukeneye kuvugana. Kenneth ati tuganira kuki? Ibuka ati kuri Miss Amaka. Yahise ababwira ati ngaho nimunkurikire muri ofisi. Ubwo bahise bajya muri ofisi kuganira. Bakira aho ngaho hari umukobwa winjiye. Umukobwa ati umugoroba mwiza abagabo. Ubwo yahise yicara. Ibuka ati hanyuma kubera iki ari hano? Kenneth ati erega nawe wazanye abagabo babiri, rero natekereje ko byaba ari byiza nanjye nzanye uyu mugore kugira ngo twese tunganye kimwe ku kindi. Umukobwa ati Ibuka ngaho vuga icyatumye uza hano, ntago umunsi wose ngufite hano. Ubwo babagabo babiri bari kumwe na Ibuka bafashe envelope bayikuramo barangije bayihereza wa mugabo. Ubwo umukobwa yahise ayikurura arayifata. Umukobwa ahita abaza ati hanyuma ni ibiki? Ibuka ati iyi ni request mwatse muri Okoro Group kugira ngo muzahure, hanyuma icyo nkeneye kano kanya nuko murekera kwandikira cyangwa guhamagara Miss Amaka. Umugabo umwe muri babandi arangije ati erega ntago Amaka ari ngombwa ndetse ntimumuhatirize. Wa mukobwa ati mureke mbabwire bagabo, nta muntu n'umwe uri buze kubuza Amaka gukorana natwe, ndabizi neza ko ari umuntu mwiza ndetse tugomba no gukorana rwose. Ibuka ati hanyuma itegeko nguhaye ntago ryumvise? Kenneth ati umunsi nsanga Amaka njyewe yaranyemereye 100% ndetse ni n'umuntu w'ingenzi cyane wa Okoro Group.
Kenati yahise ahaguruka arangije ati byari ibyo. Amaka ubwo yari ari muri ofisi yiwe ari gushushanya, telefoni yarasonye. Sheri we Ibuka niwe wari uhamagaye. Arangije ati ndakumva Sheri. Ibuka ati umeze Sheri wanjye, nagerageje kujya guhura n'abantu bo muri Nexus. Umukobwa ati okay, hanyuma byagenze bite? Ibuka ati Sheri, mu by'ukuri natekereje ko bari abantu batari seriye. Umukobwa ati nyabyo se? Ibuka ati nabajije umwe mu banyamategeko biwe ngo abakoreho iperereza, yatubwiye ko iyo sosiyete ngo ifite imyenda myinshi kandi imaze amezi menshi itishyura. Amaka ati oh wow. Ibuka ati none se uratunguwe? Amaka ati yego nyine ndatunguwe kubera ko erega narabasuye kandi nabonye n'ukuri ahantu bakorera ari heza, n'ukuri kandi n'abantu bakorera hamwe, ubwo rero ibyo mbwiye birantunguye. Ibuka ati ariko uri umuhanga muri ibi, ese ibintu byose uzajya ubona ni ngombwa ngo uhite ubyizera? Niyo mpamvu rero mbikubwiye, rero reka ibingibi ngewe mbyikemurire, n'ukuri ndaza kubyitaho. Umukobwa ati none se urabibasha? Ibuka ati kubwawe n'ukuri ndabibasha, hanyuma rero turaza kuvugana. Ubwo yahise amukupa. Amaka ati n'ukuri nari ngiye kugwa mu mutego. Ubwo yakomeje kwishushanyiriza. Inshuti yiwe yaje kumusura, arangije arayiganiriza ati ntago bizi, Ibuka yankuye muri situation ikomeye cyane. Janet ati Ibuka se? Amaka ati yego. Janet ati hanyuma iyo situation se yari iyi? Amaka ati uribuka cyagiye twari turi mu kirori, hari umuntu waje kumvugisha kuri Nexus Group. Janet ubwo yahise yikanga ati ngo nguki Nexus Group? Hanyuma se yavuze ngo iki? Amaka ati ese tuza, hanyuma nyine bakunze design zanjye, ubwo bifuje rero kunsinyisha contract. Janet ubwo yarumiwe ati mana we, n'ukuri Nexus ni ikintu kinini cyane, ni company ikomeye cyane. Janet yarumiwe. Ese ninde wo kwa approachings? Amaka ati ni Mr. Mba, atangira kwibikiranya. Janet ati Keneti. Janet yarishimye cyane, gusa ariko Amaka ntari kumenya ibijya mbere bitewe n'amakuru umusheri we yamuhaye. Arangije abwira Janet ati erega nibyo ndi kugerageza kukubwira, Ibuka yankuye mu mutego nari ngiye kugwamo, ngo ni abantu batajya bishyura, ambwira ibintu byinshi kuri bariya bantu, urumva rero nabikize. Janet ati hanyuma sura mwizeye, hanyuma ayo makuru yakuye hehe? Amaka ati Ibuka yohereje umucamanza wa mama we ajya kuzana amakuru, urabura gushima Imana. Janet ati urabizi uretse gato. Ubwo yahise afata telefone arangije arahamagara ati hello Shedi, ndashaka kubaza ikibazo. Ese nibyo Nexus Group ntago bajya bishyura? Uwo bari kuvugana ati buretse gato, ibyo ngibyo wabyumvise he? Janet ati nabyumvishe ku nshuti yanjye, hanyuma murishyura ndetse mwishyura abantu bose. Wari uri kuri phone ati ese Jane, ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki koko? Urabizi ko iriya company nanjye nyikoramo n'abantu beza pe, ndetse ni na company ikomeye cyane. Janet ati erega niyo mpamvu nkuhamagaye, nashaka kumenya ukuri. Shadi urakoze cyane, ndaza guhamagara nyuma. Ubwo yahise amukupa. Amaka ati ese uwo yarinde? Janet ati ni comptable ukora muri Nexus Group. Amaka ati hanyuma se abaye ari kubeshya cyangwa se abaye ari gukavaringa boss wiwe? Janet ati kubera iki se yambeshya? Amaka ati kubera iki se ahubwo atabikora? Janet ati ntago ashobora kumbeshya, ndakubwiza ukuri ntago yambeshya. Janet ati Ibuka niyo mpamvu ntigeze nanamukunda na rimwe. Amaka byaramucanze, ntabwo azi ngo arizera ndi. Niba ari umugabo we udashaka atera imbere, ntabwo arabisobanukirwa neza. Yafashe laptop ari nijoro yandika email yandikira wa mugabo, arangije afunga laptop atangira gusenga ati Mana ndakwinginze, reka bibe nk'uko ushaka, amen. Barakwereka Kenneth aho yarari arimo arasoma ibitabo, hari email yaje kuri telefone. Ni umugabo witurije udakunda kuvuga menshi, ameze nkaho hari ibibazo afite. Yasomye email arangije hari umuntu wamuhamagaye ahita amubwira ati ngaho reba email. Umugabo ati nari ndimo ndayisoma, umamagaye ndi kuyisoma. Uwari uri kuri phone ati hanyuma ushaka ko dukora iki? Kenneth ati simbizi. Ubwo yarakubye. Amaka nawe ku rundi ruhande yafashe telefone ahamagara Ibuka, arambwira ati dukeneye kuvugana. Agiye kumva yumva yitabwe n'umukobwa, arambwira ati uyu ntago ari Ibuka. Ubwo nawe yarikanze ahita areba kuri telefone asanga yahamagaye Janet ya nshuti yiwe. Arangije ati Janet unyihanganire nibeshye nimero. Janet ahita amubaza ati ese wigeze wohereza email? Amaka ati yego nayohereje. Janet ati okay, reka basi dusenge kugira ngo baze kugusubiza. Amaka ati yego, ahubwo reka nze ndaje ndaguhamagara mu kanya. Gahise amukupa, arangije ahamagara nimero ya Ibuka. Ibuka ubwo yaramwitabye ati umeze Sheri? Umeze neza? Amaka ati uri hehe?
Ibuka ati ndi mu nzira nza mu rugo. Amaka ati okay byiza cyane, hanyuma dukeneye kuvugana. Ibuka ati ese ibintu byose bimeze neza? Amaka ati ni ku bya Nexus. Ibuka asubiramo ati Nexus? Amaka ati ndakeka wanyumvise. Hanyuma uri hehe? Tebuka ko dukeneye kuvugana. Ibuka yikanzemo ariyumvira, arangije ati okay ndaje ntegereza gatoya. Ubwo yahise amukupa. Ibuka yabitekerejeho, Amaka yarategereje abona haciyemo umwanya munini, ndetse arongera ahamagara Ibuka. Mu kumuhamagara asanga telefone ye iri busy. Yahise arekurira telefone hasi ubona ko yumiwe. Bwarakeye mu gitondo bagiye mu kazi, Amaka aza yarakaye aza muri ofisi ya Ibuka. Ibuka ati umeze ute sheri? Amaka ati Ibuka narakwizeye. Ibuka arangije ati waranyizeye se mu biki? Hanyuma ni biki biri kujya mbere? Amaka ati Ibuka amakuru yose wampaye kuri Nexus yose yari ibinyoma. Ibuka ati ariko amakuru yose naguhaye nayakuye online, rero ntago byaba ari amakosa yanjye. Amaka ati ariko ntago nyine yariyo. Ibuka arangije ati ese ni gute naguhereza amakuru atariyo? Amaka ati ese wigeze utekereza byibura kuri kumbuza abakiriya bakomeye? Narakwizeye nkwizera bihagije, ese kubera iki wankora ibi ngibi Ibuka? Ibuka ati ese tuza, ndabyumva ukuntu kano kanya uri kwiyumva. Amaka yakomeje kubona ko umuhungu yabyoroheje ndetse nta nicyo bimubwiye. Arangije aramubwira ati Ibuka nindamuka nsanze ibyo wambwiye byose atari ukuri nkabyimenyera, ibyanjye nawe birahita birangira. Amaka yahise yigendera. Umusore asigara ahamagara ati Amaka. Yageze muri ofisi ubwo yari ari mu kazi, fone ye yarasonye. Hari hahamagaye ya nshuti yiwe Janet. Arambwira ati Janet nta kintu ndabona rwose, ntago baransubiza. Ubwo yahise afatana za telefone zo ku kazi, ahamagara kuri reception arababaza ati ese nta kirahinduka? Sawa nta kibazo ibintu bimeze neza. Ubwo yahise akupa. Wa munyeshuri we yari yabibonye ko mabuja we afite ikibazo, gusa ariko ntiyabyitaho kubera ko atarazi ibiri kujya mbere. Umunyeshuri we yarakomeje arashushanya. Amaze gushushanya arahaguruka aragenda asanga Amaka. Arambwira ati nabisoje mabuja. Ubwo yarambwira ati nta kibazo ngahitahire. Umwana ubwo yarasohotse aritahira. Asohotse ageze mu muryango akubitana na Janet ari kwinjira. Janet ati ariko ndamuzi. Amaka ati yego ni wa mwana twahuriye muri cya kirori cyagiye, hanyuma rero ntago barimo baransubiza. Janet ati tuza ariko urahangayitse cyane, hanyuma rero reka tujye kwinywera, turaza kubivugana ariko basi ufate n'akayaga. Amaka ati sinshaka kunywa kubera ko ntago ndi muri mood yo kunywa. Janet ati erega umugoroba uraza kugera uraba wagiye muri mood yo kunywa, wowe nyizera kubera ko mfite umupango. Nukuri mfite umupango. Ubwo yafunze imashini arangije afata isakoshi na telefone, barahaguruka bahita bagenda. Kenneth nawe aho yari ari muri office yari ari kumenya amakuru menshi kuri Amaka. Amaka na Janet inshuti yiwe bagize aho bari gusohokera, baricara. Bagize ngo batume ibyo kunywa. Amaka yarebye kuri menu arikanga ati nyagasani. Janet ati hanyuma suwaye iki? Amaka ati ibintu bya hano ko bihenze cyane. Janet ati wowe tumiza nta kibazo. Amaka ati nta kintu na kimwe natumiza kubera ko birahenze cyane. Bakira aho ngaho Kenneth yaraje. Amaka arikanga. Arangije ati Mr. Kenneth umugoroba mwiza. Kenneth ati nari nicaye hari ahirya mpita mbabona muri kuza, hanyuma natunguwe ndibaza nti ese Miss Amaka yaba ari gukora iki hano? Ubwo rero nahisemo kuza kwimenyera igisubizo kugira ngo nyurwe nacyo. Ntekereza ko nanabikwibariza. Ese uri gukora iki hano? Amaka ati okay, inshuti yanjye nyine yanzanye hano kugira ngo dusangire ibya nijoro ndetse dusangire n'icyo kunywa, ndetse n'inshuro ya mbere nje hano. Kenneth ati okay, ngaho nimuryoherwe. Agiye kugenda ati urabizi niba udashaka kwakira proposal yanjye, icyo ukeneye gukora ni ukunsubiza kuri email ukambwira ko utabishaka. Amaka ati yego nyine ndabyumva kandi nanasubije email yawe. Mr. Kenneth ati yego nyine warayohereje, ariko wayohereje nyuma yuko unyoherereza bari abagabo kugira ngo bankange koko? Amaka ati ngo ngwiki ngo nohereje abagabo? Kenneth ati yego. Amaka ati sorry ni ibiki uri kumbwira? Janet ati nyakubahwa, inshuti yanjye ntago igira abagabo bameze gutyo bo kuba yakoherereza. Kenneth ati hanyuma munsobanurire ni gute groupe y'abagabo yaboneka muri office yanjye baje kunkanga? Ubuse iyo ntaza kubahagarika? Amaka akomeza gutungurwa n'amagambo umugabo ari kumubwira. Aramubaza ati ese uri kuvuga ibiki? Janet ubwo yahise afata telefone areba ifoto ya Ibuka. Arangije ati nyakubahwa, ese abagabo uri kuvuga n'uyu nguyu arimo? Kenneth ati cyane rwose uwo niwe wari ubaherekeje. Amaka ati ese nareba? Janet ubwo yahise amwereka muri telefone arumirwa. Hanyuma uracyavuga ko ibyo ndi kuvuga nta kintu biziho?
Amaka ati ni ukuri ibyo uri kuvuga ntago mbizi. Amaka yaruma ahita ahaguruka ahita ava aho ngaho. Janet abwira Kenneth ati unyihanganire nyakubahwa, gusa inshuti yanjye umupartineri wiwe aramubangamira. Kenneth ati ndabizi neza nyine ko ari umuntu bakundana. Mr. Kenneth nawe yavuye aho ngaho arigendera. Janet asigara aho ngaho. Arangije ati ebuka, ese ubundi uri umusazi? Yahise afata telefone ahamagara Amaka. Amaka ati Janet, umbabarire ntumpagarike kujya kureba Eboka. Janet ati Amaka tuza, ndabizi neza ko nyine warakaye. Hanyuma rero iki ntabwo ari cyo gihe cyo guhita uriactinga. Amaka ati Eboka yaranshutse. Janet ati Eboka turaza kubonana nawe nyuma, icyo dukeneye ni deal yo muri Nexus. Yamaze kumva inama y'umushuti wiwe, araza ahita asanga Kenneth aho yari ari kunywera. Nyakubahwa, nakwicara nta kibazo? Kenneth ati hari icyo ushaka kunywa? Amaka ati oya, meze neza nta kibazo urakoze. Nari nje hano gusaba imbabazi, ndashaka kugira ngo umenye ko bino bintu rwose njyewe ntago nari mbirimo. Kuri bino nyine Ibuka yakoze yaje muri ofisi yawe. Kenneth ati erega iriya nshuti yawe y'umucamanza ngo ni Janet byose yabinsobanuriye. Amaka ati kuri propose mwari mwampaye ni ukuri nditeguye kuyakira. Kenneth yazunguje umutwe. Arangije ati nahise numva kuko byagenda kose hari ikibazo gihari ubwo wamaraga kumpa email. Telefone ya Amaka yarasonye, yanze kuyitaba ku nshuro ya mbere. Kenneth ati hanyuma se ntago ushaka kwitaba? Amaka ati oya nta kibazo bimeze neza. Kenneth ati biragaragara nkaho iyo kora ari ingenzi. Ubwo barongeye barahamagara. Kenneth ahita amazi ati ese ninde ubundi? Amaka ati ni musaza wanjye. Kumbe ni musaza we wari uhamagaye. Kenneth ati erega ntugatume famiye bategereza kubera ko nibo bantu b'ingenzi dufite mu buzima. Bitabe nta kibazo rwose ndaba ndi hano. Amaka ati urakoze cyane. Ubwo yaramwitabye. Ubanza bidasanzwe koko yahise ahaguruka aho ngaho. Kenneth yahise atangira kwibuka umunsi yari ari muri ofisi kwa muganga baramuhamagara bari kumuha amakuru mabi yuko umugore wiwe yitabye Imana. Yacitse intege ndetse abura n'icyo avuga. Uyu mugabo yapfishije umugore. Amaka ubwo yaragarutse avuye kuri telefone. Amaka yaragarutse aranje ati nyakubahwa unyihanganire gusa kino kiganiro tuzakikomeza ubutaha. Kenneth ati erega iyi nta nubwo ari inama turimo, wowe ahubwo icara umbwire ese ni ikibazo ki? Amaka ati erega ntago nshaka kukubangamira. Kenneth aranje ati okay noneho ndahatirije mbwira nta kibazo. Umukobwa yaricaye aranje ati erega ni papa afite ikibazo cy'amavi ndetse bimaze n'igihe. Hanyuma rero ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Kenneth ati wihangane. Hanyuma muganga se yavuze ngo iki? Amaka ati muganga ambwiye ko imiti yose bari kumuha nta kintu iri kumumarira. Kenneth ubwo yahise afata telefone ahamagara umuganga. Aranje aramubaza ati ese ufite umwanya kubera ko hari umuntu nshaka ko uza gusuzuma ejo? Umuganga ati yego mfite umwanya. Hanyuma uwo muntu arahagana hehe? Kenneth ubwo yahise akura telefone ku gutwi abaza Amaka ati hanyuma papa wawe ari hehe? Amaka ati ari kuri Call Garden City. Kenneth asanga aranahazi ahita abwira muganga ati ese twahurira kuri Call Garden City? Umuganga ati oya nta kibazo rwose. Kenneth ati urakoze cyane. Ubwo yahise amukupa. Amaka ati urakoze cyane nyakubahwa. Barakwereka ku rundi ruhande hari umukobwa ukorana na Kenneth bisa nkaho amukunda cyane, gusa Kenneth ntago amwitaho. Aranje ati Kenneth ntago ufite gukora ibi ngibi, ese umuntu uri kubikorera ubundi ni ingenzi kuri wowe? Kenneth ati ngomba kubikora rega. Umukobwa ati okay nta kibazo rwose uzakora ibyo ushaka, gusa ariko ntago bisobanuye ko contract yawe azayemera. Kenneth na Amaka batangiye kujya basangira. Uyu mugabo atangiye kujya yegereza Amaka. Mu gitondo bwarakeye wa munyeshuri aza muri stage nkuko bisanzwe, hanyuma asangamo sekreteri wa Amaka. Aranje ati waramutse, ese mabuja yaje? Nari nje hano kugira ngo mwereke ibindi bishushanyo nakoze. Akiri aho ngaho Eboka yarinjiye. Eboka yatenze intoki kuri wa munyeshuri ati hanyuma we sinkuzi? Umunyeshuri ati yego. Eboka ati mu kirori? Umunyeshuri ati yego nyakubahwa. Eboka ati ngaho sohoka kandi ntumbaze ibibazo by'ubugoryi, icyo mvuze ni uko usohoka. Wa musekreteri ati erega korera hano. Eboka ati nawe ndavuze ngo ufunga umunwa wawe, hanyuma nawe wakanyeshuri we ntago nshaka gusubiramo, gira vavu usohoke hano. Umwana ati mbabarira nyakubahwa. Ubwo yateretse indabo yari afite hasi. Umunyeshuri ahita asohoka byihuse. Ageze ku muryango ubwo na Amaka yari ari kwinjira hamwe na Janet inshuti yiwe.
arangije ati mwaramutse ese nibiki biri kubera hano? Sekreteri ati ibuka arinjiye arangije abwira uriya mwana ngo nasohoka ave hano. Ibuka ati uracyavuga nakubujije? Amaka ati ibuka tugende muri ofisi y'imbere. None ahangaha ubwo yahise amucaho aranigendera. Ubwo yahise amukurikira. Ibuka ati sheri ndashaka ko uriya mwana asohoka mbere y'uko umunsi urangira kubera ko sinzi ibyo ari gukora hano. Amaka yarahindukiye n'uburakari bwinshi. Ibyo uri gutekereza ntago biri bubi. Janet nawe ubwo yahise yinjira. Amaka ati uribuka ibyo nakubwiye kuri Nexus Group? Ibuka ati oya ntago mbyibuka ariko wanyibutse. Amaka ati uribuka ko nigeze kukubwira yuko ninsanga warambeshye ibyacu bizahita birangira? Ibuka ati ariko ntago nigeze nkubeshye. Janet ati warabikoze. Amaka ati ibuka ibyacu birangire. Ibuka yarasetse kubera ko bari bamaze kumenya ibyo yakoze. Atangiye kujya gukora ku mukobwa. Amaka ati winkoraho hanyuma uri gutekereza ko iyi ngiyi ari imikino? Ibuka ati ndabizi neza ko atari imikino. Hanyuma wowe tuza. Amaka ati fata ibintu byawe ubundi mvire mu buzima. Ibuka yarasetse yari yabonye umukobwa yabaye seriye. Arangije ati mfata ibintu byanjye nindangiza nsohoke. Amaka ati ariko wanyumvise ibyanjye nawe byarangiye? Umusore ati ntago byarangiye. Tangira kumubwira nabi. Janet ati ese ushaka ko duhamagara abasekirite? Ibuka ati nawe ufunga umunwa wawe. Hanyuma uratekereza uri gukora ibiki Amaka? Ngo byarangiye ngo fata ibyawe ngo ugende. Kuva ryari? Uratekereza ndi gicucu? Nta hantu ndi bujye. Bizarangira ibyanjye nawe ari uko ari njye uvuze ngo birangire. Ariko sinanakurenganya kubera ko nta gitekerezo na gito bifiteho. Ninjye waguhinduriye ubuzima, ninjye wagufashije. Amaka ati wowe? Hanyuma ni ibiki se wakoze? Amafaranga se? Minervare se? Ibiryo se? Hanyuma mbwira ni ibiki nyine wakoze? Ibuka ati wibuke ko wari uri mu buzima bubi, ababyeyi baba badafite icyo kuguha, wowe nta gitekerezo bifiteho. Amaka yarasetse nawe yarumiwe. Aramaze ati hanyuma niyo mpamvu ubuzima bwanjye uba uri kubutegeka uko wishakiye? Ibuka ati yego niyo mpamvu ubuzima bwawe mbutegeka kubera ko nzi icyiza kuri wowe. Amaka ati ngaho nsohokera muri ofisi none ahangaha. Janet ati ukeneye kuva hano? Ibuka ati murabizi nta kibazo. Ubwo yafashe n'impano yarazaniye Amaka arazisohokana. Yageze hanze yitegereza indabo arangije arazijugunya. N'igipupe yari amuzaniye arakijugunya arangije yinjira mu modoka arigendera. Bwakeye mu gitondo mama wa Ibuka ari kuza gusaba imbabazi Amaka amubwira ati erega Ibuka yarahindutse. Amaka ati mubyeyi njye nakomeje ubuzima ntago nshaka kongera gukundana n'umuhungu wawe. Umubyeyi ati ariko Ibuka aragukunda kandi ndabizi ko nawe umukunda. Amaka ati wenda ku ruhande rwanjye ndacyamukunda gusa ariko icyo nise urukundo uzi icyo byamviriyemo? Yatumye mpomba ibintu bikomeye kandi ari we muntu wakabaye ansapotinga. Hanyuma rero ibyo narabihagaritse gukunda gutyo. Mama ati Amaka Ibuka yarahindutse kubera ko navuganye nawe. Hanyuma rero ndakwinginze mubabarire ndabizi neza ko azakwitaho neza. Amaka ati mureke yite ku wundi muntu uzaza nyuma yanjye, njyewe nakomeje ubuzima. Hanyuma byari ibyo kandi ni ukuri mfite ibintu byinshi byo gukora. Ubwo niko yafataga imashini kugira ngo akomeze yikorera akazi. Umubyeyi ubwo yafashe ishakoshi arangije arigendera. Bwarije Amaka ubwo yari ari ku buriri agiye kubona telefone ya Kenneth iramuhamagaye, ubona ko yishimye. Amaka ati kubera iki uhamagaye tinze? Umugabo ati nashaka kumenya niba ukiri maso. Amaka ati okay urabimenye. Umugabo ati bibaye byiza ntaribe wampa umwanya tukavugana mpaka wenda usinziriye. Amaka ati ntago nabyanga ku muntu mwiza nkawe, none se kubera iki ntakuvugisha? Ubwo batangiye kuvugana isaha ya mbere irarangira ndetse bavugana igihe kinini cyane kurenza uko yavuganaga na Ibuka. Bisa nkaho yakomeje ubuzima koko kubera ko Ibuka yatangiye kumwibagirwa ndetse ari kumwibagizwa na Mr. Kenneth. Umunsi ukurikiyeho yagiye mu kazi. Ari mu kazi Kenneth yaramuhamagaye tena arangije ati hello. Umugabo ati ese akazi kameze gute? Umukobwa ati akazi kameze neza. Kenneth ati ese wariye? Umukobwa ati oya sindarya, hanyuma nsanga hasi ubundi dusangira ibyo kurya. Umukobwa yafunze ibitabo arangije afata isakoshi ndetse azimya n'imashini afata telefone ahita agenda. Barakwereka Janet ubwo yari ari kuri telefone. Mu kindi cyumba haturutsemo wa mukobwa ukunda Mr. Kenneth. Janet amubonye arangije ati hi ni wowe ukorana na Kenneth? Umukobwa ati yego.
umugoroba mwiza. Janet ati umugoroba mwiza, ni byiza kukubona. Hanyuma hari ibyo uje gukora hano? Umukobwa ati yego mfite inama. Janet ati hanyuma inshuti yanjye irashaka gusinyana contract na Nexus Group. Umukobwa ati hanyuma se kuki atabikora? Janet ati erega biri personal. Umukobwa akomeza kumubaza ati ese ni ukubera iki nyine? Janet ati nkuko nabikubwiye nyine biri personal. Ndaza kwishimira nuramuka uduhaye amahirwe y'iminota mike y'abasi tukavugana. Kandi nuramuka uduhaye amahirwe n'ukuri tuzayakoresha neza. Inshuti yanjye izagukorera neza kandi uzishima. Duha akanya gatoya. Janet ubwo yakomeje kumukomveka. Umukobwa birangira yemeye. Ubwo bahise bajya muri ofisi aho amaka yari ari gukorera. Ubwo basanze amaka we na wa munyeshuri bari gushushanya. Barinjiye, wa mukobwa atungurwa no kubona wa munyeshuri. Aranje ati Tabias ati anti. Amaka nawe arumirwa. Ubwo Tabias na anti we bahise bahoberana. Abari aho bose birabacanga. Aramaze ati hanyuma uri gukora iki hano? Ese ni hano ukorera internship? Umunyeshuri ati yego, Miss Amaka niwe wampaye internship. Anti wati hanyuma kubera icyo utabimbwiye? Umunyeshuri ati kubera ko nashakaga kubikora ari njye ubyikoreye. Ubwo anti w'umwana yahise abaza Amaka ati hanyuma wamufashe utazi ahantu aturuka? Amaka ati namufashe kubera ko yari yiyiziye ubwe. Nukuri afite umurava ndetse ananyizereramo. Anti w'umwana yabuze icyo avuga. Ese twaganira byihariye? Amaka ati oya nta kibazo rwose twaganira. Ubwo yahise abwira umwana ati ngaho genda ushushanye neza. Tabias ubwo yahise agenda. Bahita bicara kugira ngo baganire. Amaka ati mbega surprise. Anti ati ntago nigeze ntekereza ko umuntu ndi kubona aha ari we wowe. Amaka ati none se watekerezaga ko ndi umuntu umeze gute? Anti ati simbizi pe. Amaka aranje ati ariko sinakurenganya. Hanyuma numvisha ibyo ibuka yakoze muri ofisi yanyu. Anti ati nukuri uri umugore uzi ubwenge. Hanyuma umbabarire nukuri kukubaza iki? Ese ubundi kuki ujya mu rukundo n'umuntu umeze kuriya koko? Nukuri sinzi ko nzarambirwa kubazwa ikibazo kimeze gutyo, kuko na Janet inshuti yanjye yambajije ikibazo kimeze gutyo. Gusa ukuri nuko nari mu rukundo, kandi umuntu uri mu rukundo aba ari impumyi. Anti ati none se byibura uracyifuza gukorana natwe? Amaka ati cyane rwose nabikunda. Anti ati Nexus contract ni yawe rwose uzazuyisinya. Amaka arumirwa kubera ko boss wanjye yakomeje kujya kuvugaho avuga ko uri umuntu mwiza ndetse ukora neza. Amaka ati okay, hanyuma ndanagushimira ku byo wakoreye Tabias, amaze kugera ku rwego rwiza. Amaka ati urakoze cyane. Ubwo bahise bahagurukana barasuhuzanya. Anti yahise asohoka. Amaka ubwo yari yicaye muri salo, hari urwandiko yari afite mu ntoki. Yararufunguye ararusoma. Amaze kurusoma yarababaye, ahita afata telefone ahamagara Ibuka. Ibuka aho yari ari nawe yabonye telefone isona. Amaka ati Ibuka, ibi bipapuro nyoherereje bisobanuye iki? Ese uri kunyirukana? Ibuka ati yego kubera ko inzu ndayikeneye. Amaka ati ariko biratangaje. Nta kibazo, hanyuma nkeneye igihe. Ibuka ubwo yahise amuseka. Aramaze ati ukeneye igihe cy'iki? Gusa ariko nta kibazo, niba ukeneye igihe ugomba kuza kunsanga tukabiganiraho, tukareba icyo twabikoraho. Amaka ati niba ntabikoze se biragenda gute? Ibuka ati ufite amahitamo abiri, uraza tubiganireho cyangwa se umpereze inzu. Yahise anamukupa. Akiri aho ngaho Kenneth yaramuhamagaye. Umukobwa yaramwitabye ariko ababaye. Aramubwira ati felicitation dore contract yawe wayitsindiye. Umukobwa ati yego murakoze cyane, gusa ariko ntago meze neza ku buryo naboneka uyu mugoroba. Mfite ikibazo kinkomereye. Haciyeho iminsi Amakubwo yari ari muri ofisi, ubona ko yataye umutwe atameze neza. Akiri aho ngaho hari umuntu winjiye, kumbe ni ya nshuti yiwe Janet. Janet ati wihangane, hanyuma se tugiye gukora iki? Amaka ati simbizi icyo gukora, ahari ngiye kujya ntangira gukorera mu rugo. Bakiri aho ngaho wa munyeshuri yarinjiye, ndetse yinjira afite dokima mu ntoki. Aranje ati mfite urwandiko wampaye ngo nkuzanire. Ubwo yarabimuhereje, umunyeshuri ahita yisohokera. Amakobwa yarabifunguye, abona ni ibidokima byinshi. Arasoma neza, aranje kurura intebe aricara ngo asome neza. Aranje abwira Janet ati uzi ko yanguriye inzu? Janet ati ngo ngwiki? Amaka ati yanguriye inzu pe, ni ukuri. Ubwo yahise afata telefone vuba vuba, ahita ahamagara Kenneth. Kenneth ese wabonye ubutumwa nakoherereje? Amaka ati Kenneth ni ukuri Imana iguha umugisha.
Kenata ati amen. Amakati ni ukuri nta muntu n'umwe wigeze unkorera ibintu bimeze gutya. Kenata ati ntago nzi ibyo uri kuvuga, gusa nyine nakuguriye inzu ndetse n'igishushanyo cyanjye nakoze bwa mbere bahita bakuramo iyo nzu naguhaye. Amaka yarishimye byaramurenze cyane ko ibuka yaramaze kumwirukana, ariko Kenata yahise amugurira indi nzu. Amakati sinzi ukuntu nagushimira pe, ubwo yarakobye byaramurenze. Amaka barakwereka umugabo ubwo yari ari mu cyumba bwije, arangije ati nkuko nabigusezeranije, gusa ariko ubu ngubu ngomba kwiga gukomeza kubaho ndetse nkabaho neza. Mwibuke ko umugore we yapfuye. Ubwo yafashe ya mpeta ayishyira muri kava yari iri iruhande rwe, arangije arafunga. Barakwereka yatangiye kujya atemberana na Amaka, bagendaga baganira. Kenata ati ndabizi ko utajya utsindwa, ngaho ndeba. Ubwo yatangiye kumukora mu misatsi. Ntago nigeze njya mu rukundo n'umugore uri aho ngaho gutyo woroshye, bisa nkaho basigaye bakundana. Icyo wifuza cyose ntago uzakimburana, nzagumana nawe paka ubuzima bwanjye bwose. Amaka ati ese ubundi wankunze ryari? Kenata ati erega namaze igihe kinini nkureba, kandi urukundo ntago ari pozisiyo umuntu afite, ariko iyo noneho muri abantu bahuza biba akarusho. Amaka ati urakoze cyane. Kenata ati kubera iki? Amaka ati kubera ko ntiwigeze utuma mba mutoya, wakomeje kungira umuntu nashakaga kubawe. Kenata ati ntago byari ngombwa ko nshimira. Ubwo bahise bahoberana, aramusoma, bahise bakomeza kwitemberera. Amaka yakomeje umwuga we wo gushushanya ndetse agafata umwanya akajya hafi y'amazi, akaba ariho akorera akazi kiwe. Ubona ko atuje rwose nta kibazo afite. Yarabonye umuntu umufasha muri kariyeri yiwe ndetse nta kintu agendeyeho cyangwa se ngo amubangamire nk'uko ibuka yamubangamiraga, ndetse akamutegeka uko yishakiye. Ibyo yari yagiye gushushanya byararangiye ndetse agaruka kubimurikira bosi we ari nawe mukunzi we. Umugabo nawe yatangiye guseka. Mwibuke ko twatangiye filime ari umuntu warakaye ubona ko afite ibibazo byinshi, gusa ariko kuva yahura na Amaka atangiye kongera guseka. Yaraje yegera umukobwa akomeza kwitegereza igishushanyo cy'igitangaza umukobwa yakoze. Ni ukuri ntewe ishema nawe. Amaka ati urakoze cyane. Kenata ati kandi ndanagukunda. Amaka ati nanjye ni ukuri ndagukunda, nagiye ngukunda cyane kubera ibishushanyo byawe nabonaga wakoze. Ubwo yaramusomye n'agafilime kacu nuko karangiye. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kanda kuri buto ya subscribe, ukande kuri like ndetse ujye muri comment umbwira uko wabonye iyi nkuru. Nkomeje kubashimira urukundo munyereka, mbabwira ko nanjye mbakunda cyane.